ngomba gukurikirana ku ishuri ndabona umukuru wawe nawe bari kwita ku by'urugo sibyo rero ntukarangare nanjye nzashimishwa no kuzatsinda kandi umubyeyi Bikira Mariya ndi kumwe nawe ejo cyangwa ejo bundi nzaba ndi mu rugo turi kumwe dusubiye mu bihe byacu byo kwishima sibyo ndagukunda nanjye urabizi ko ngukunda maze ujye wubaha mukuru wawe ku musatsi wawe mwinshi muri kaminuza sugira ngo n'ibintu by'imisatsi barabikaza cyane ariko ujye wogosha ugabanya ubusigaye gakeya sibyo reka nibyo ndakubwira ko nyine ukenewe gutaha uzumbwira ibintu byose ibintu byinshi byarahindutse nakize ntabibonye kumbe Bikira Mariya ndi kumwe nawe reka natwe turagusengera yego magira utahe pe ngaho reka nkwarurire sibyo uretse gato nuko mbe kurya ibyo natetse umuntu mu kanya yamaze kunywa kapitaje sibyo uyu munsi wantekeye mana utekeye ndabimara mwana wanjye nkwarurire mwana we wankishije ngasubiramo n'abana wanjye koko mbabari abana banjye nkongera akabana nabo mwana bose ndabimara pe gusa wamenye guteka koko nabwo butesi bwawe uri ngo uze tugende rero ntabwo nishe gahunda simbuka uze tugende sawa reka ngo utegereze ntabwo uri butinde sawa wize wagera uzi ko wagera ngo wari uri hafi aha ngaha mwana kabisa uri utise ameze neza ntabwo wice gahunda ntabwo utinze kabisa yega we shuri ntabwo biba byoroshye ese muta nkubaze uzi ko utigeze usevinga nimero yanjye umbaze ngo ndindi nkwiye kuyisevinga none se kare bwo bwa mbere wari umpamagaye hoye banza uyisevinga uhamagare kweri kuko umbaze ngo ndindi aryo zina ni Shanice murakoze cyane ese ubundi nkubaze nako kazi k'umumotari nako ndabyibutse ko atari umumotari none se iyo utari muri aka kazi waruhutse uri gukora iki wenda ntiwambwiye se ko ushonje reka tugende nkugeze mu rugo ubanze wirwaneho ibindi tuzabivuga ubutaha ndimo ndakubaza ibibazo byinshi cyane ariko ndi kubaza ibibazo byinshi ariko nyine ntabwo ari ibyadanje tu wabibwira cyangwa gutunga nimero yanjye birakubangamiye hoya ahubwo ngewe birantunguye ubundi abandi ntibaba bashaka ko abamotari batunga nimero zabo baba bumva ngo bazajya babatereta babahamagara ngewe n'injye uzi kwihereye nta kibazo nta kibazo ubwo binyemereye reka tugende ujye kwirwana sawa nta kibazo tugenda genda urenge ari wowe wahanuye kare byicire murabona ibi bipangu byose bari kumenya ntabwo bari bubyibuke birumvikana gusa ubaye uboneka aya masaha ari amasaha wari wantwariye mu gitondo wazajya uza kuntwara buri munsi pe nabonye ugira gahunda nta kibazo kuko nanaguhamagaye ndi muri classe nkavuga ati ngiye kumanuka ama escalier nkahita mbona arahageze njyewe ni ntabwo njya nica gahunda y'abakiriya mbwira nimero yawe
Cyubahiro Cyubahiro yaje okay reba nayishize okay unyoherereje 10,000 byose ariko nayo kugutwara n'iyindi minsi oya nta kibazo amba nzaza nkurebe n'ejo nongere ngutwara nawe muta reka nkureke rero ujyana abagenzi bandi ntakugomesha urakoze cyane cyari byiza kuba hamwe nawe naho mu gitondo ndaza nguruka bizere ko utari bwica amasaha oya ntabwo ndi buyice kubera ubu ndakwizeye sawa rero bye ugire ibihe byiza umugoroba mwiza ahubwo sawa bye 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 ntabwo wakoze uyu munsi bitese ncana na twakagiye muri ko natashye kare byagenze kubera ya kesi ya wa mujene twakoranaga uheruka gupfa Suisse nyine urumva yapfuye bitunguranye bamupimye asanga harimo yararwaye umutima so badusabye nyine kujya gufata ibizamini kwa muganga nasugo bari gutekereza ko mwese murwaye imitima oya nyine gukora check up kugira ngo turebe uko duhagaze natwe tuzajyeyo gusa si bitwara amafaranga menshi shaka numva kampani yemeye kutwishyurira ariko nitatwishyurira se si dufite ubwishingizi gusa ariko njyewe ni nyirushinge urabizi si wowe gusa njye si bwemerutse ntabwo uzi uko byagenze ariko nyine bigomba nyine kuba kangende rero ubwo turaza kuvugana mvuyeyo sawa urambwira icyavuyemo sawa sura Vestina nta kintu itetsera cyakorera niba kiri mu isafuriya ndishonje yego nari mutumye imeze utese ndakomeye yego nta kindi cyari gitumye nkuhamagara rero ndashaka kumbwira ibyo koko ufite umubyeyi urwaye ngo urembye hano muri ibi bitaro amaze iminsi myinshi rwose yagize ibibazo by'impyiko ahora kuri dialyse nta kundi nyine n'ibyabaye nta kundi gusa birashoboka birashoboka wenda ahubwo nubwo mutamenye ko ari we ariko byaba byose se buriya ntimwamugezeho kubera tuba dufite abarwayi benshi wasanga naranamugezeho simbimenye kuko mbere njye nabimenye muri uyu munsi byashoboka nuko bimeze nyine n'abagerageza kubikurikirana fatanya n'umuvandimwe wanjye tukareba uko nyine ubuzima bwakomeza none se ko mbabona wisekera nta kibazo hari igihe ibibazo by'umuntu atari ngombwa ko abantu bose babimenya twarabyakiriye ariko twarabyakiriye mbwira amazina ya mama wawe ndamwitaho ndabikurikirana yitwa Nyirahabimana Tereza ahubwo si umurwayi simbona naramugezeho na byaba byose ntimwabura kuba mwaramugezeho wenda nuko mutaheruka kuko amaze igihe kinini pe hafi ukwezi n'igice nintamenya ntabwo nabarenganya mama ufite akazi kenshi ntabwo byabura ariko komera kanze n'ikibitero ndaza kugufasha ndamukurikirana cyane Imana ibahe umugisha ubwo munzirikanye sawa nani
akazi keza rero nawe yes Mwiriwe neza. mwiriwe meze neza Meze neza. Twari tuje kwa muganga. nta kibazo turabakira arwaye iki se Mu by'ukuri nta kintu ndwaye. yego uje kwa muganga nta kintu urwaye Oya gusa nuko narenje muri check up n'umubiri kuko abadukorera babidusabye kugira ngo ndebe ko umagaze nyine. okay Narenje gufatisha ibizamini nyine kuko ndebe ko umubiri wanjye uhagaze. ubwire ko kwa muganga wari urwaye iki Niyo yari imeze nabi. warakize Narakize. nyibutsa amazina yawe Umurerwa Karindwi. okay bagiye kugufatira amaraso barebe na tansiyo yawe uko ihagaze kanohereze ibizamini byose barabigukorera bari buze kuguha ibisubizo Ikibazo. ubwo namajije kubyohereza urajya kuri laboratoire baragufasha Nta kibazo mwakoze. usaba nawe wakoze cyane nimwicare kwa kagatebe meze neza Meze neza. Narinje ngo mufate amaraso. Njye igisubizo. ntabwo niwe Karine nabibonye muri sisiteme nabonye basaba ibizamini byinshi cyane Ni check up y'umubiri kugira ngo umuntu arebe uko ahagaze. ni byiza pe abantu benshi niba barabisobanukirwa ni ukuvuga ubundi abazungu akenshi nibo njya mbona baza kubikoresha kubera baba bashaka kumenya nk'uko ibintu bihagaze isukari ariko abanyarwanda ntabwo baraba benshi cyane Ariko nabo bizagenda bite? ndafata amaraso rero yo mu mutsi mu kaboko Umutsi wanjye si ujya ugorana nawe. zana nanjye ungore tenya urushinge Ntabwo ari cyane. Ariko umutsi wanjye uragorana. uragorana Uragorana cyane.
urayirangije se ahubwo se wigenje ute ko ntababaye nubwo sinzi uko byagenze utinya urushinge oya nuko bwa mbere byari byagoranye umunsi bari bamuzi reka tugende tugupimira ibizamini nta kibazo ariko ndi kubona uri umuntu udasanzwe nibyo ndakanganye nteye ubwoba oya si ibyo ariko buriya ndaza kubitekerezaho umenye impamvu yabyo ok merci murakoze sawa ko tugende tugukorere ahubwo se wigenje ute ko ntababaye nubwo sinzi uko byagenze utinya urushinge oya nuko bwa mbere byari byagoranye umunsi bari bamuzi reka tugende tugupimira neza meze bite se meze neza nta kibazo twavugana akantu gatoya ngeza Kimironko ese burya ni wowe ni njyewe turongeye turahuye uzi ko nibutse uko byagenze ku mugoroba shere wawe se wamusanze takiriyanga nitwa Cyubahiro naribonye okay Kisema ndikumva umutima uri kugenda unsimbuka komeza amakuru se kuba wibebeje ungana utyo ubona bizarangira bite koko mwana we hari undi bucuru ufite se shamana yanjye aha ariko hari ikibazo nyine mfite nshaka kukubaza we na papa mwamenyanye mute ariko noneho ndumiwe ubwo icyo nicyo kibazo ushaka kumbaza mfite amatsiko ariko ye urumva ushaka kubimenya so iyi nkuru ndayibuka harya ubwo urumva wayoberwa ibyo wamenye n'ubwo ngiye kukubwira ngo ncamake ariko urambwira impamvu bimbajije ndabyibuka nyine so papa wanyu nyine twaniganaga na mushiki we noneho akajya aza ku ishuri aje kumusura mushiki we rero twarararanaga urumva iyo nkuru itaryoshye noneho
ubwo haba habaye visite akaza nkamuherekeza namuherekeza musaza we nkabona ubwo niba ubwo agize icyo amuzanira nanjye ubwo yahitaga arenzaho n'ibyanjye ndeba uwo musore uburyo nkunda nshiriramo urumva noneho rero hari ubwo yaje kunsura kudusura nyine noneho mushiki we nyine asa nk'ugiye gatadusiganye ararikocora urabeshya yabaye nk'uworosoro wari ubyutse wese umusubiza se vuba vuba ushamana nawe ukorera imbere mbese nasoje amashuri duhita dufatiraho kuko buriya utinze mu bukumi uyatamo rwose niyo mpamvu bana banjye mbabwirane muzirinde none se nako mbana nawe na mama mwahuje urugwirana mva kandi uyu nawe wese uvuye akomana imyambarire ufite muri uyu mama ubu ntabwo ndi mu rugo ubu none hari ubwo nsohotse mana yanjye shanda bareba mukanshisha murabizi ariko ko tuzabana kwizera arizi ko twizera umubwire nyine ntabwo ndasoza impamvu nabikubazaga nyine hari umuntu tumaze iminsi ibiri duhuye kabiri nyine sinzi impamvu ndi kumwiyumvamo ngaho niyo mpamvu mbajije ziriya nkuru mbwira rero ngo byagenze bite nyine hari ibibazo yamfashijemo bwa mbere duhura nyine aramfasha ni umusore se cyangwa umukobwa umukobwa none se reka uri no kubivuga undyamye gutyo nta n'isoni hari umusore nabonye mwiyumvamo uzi ko ubwo ntari numvise neza none se umusore wiyumvisemo uwo ufite uramushyiraho